Nyana y'imbwa sha amezi atandatu itanyitse. Kandi wasanga cyara igisinza amaroza kikaba kiri kwanga kumwishyura cyangwa cyishashishije. Phone cyana ikoyo kino kigori. Ako anyara yingo ubwo walandika mupanga yarashyize muri nzaba he amezi atandatu yose atanyishyura kibwiye gisoke na kinini ariko mupanga ayo haba nzike inzari yashoye wawe Apatu wiyawe Yesu ni yanjye ngenda kuzo wa mushenze kigoye kiri mu nzu gisohoka haribire kanze mbwesha yasohoka chef we mwana reka rungu anaenze ko bugufi bwari bravo utajyana amahanga ufundi nayo utajyama hane rwose ko subundi wowe kino intondero kukibona utera ngende kubona ibirerera mutsirakaye nabi si ibirere byarakaye gusa n'abantu barakaye washa umugore n'abana ikuburana ugafata ikigo ujyanye mu nzu yanjye umutonyi upogwa mu mutwe ntabwo mvanga utampa amafaranga y'inzu yanjye tuve no mu bintu byo guseka mbeza amafaranga y'inzu yanjye ntabwo ariko usohoka ugende oya amezi atandatu wari kuvuga ukwezi kumwe ukuvuga gucyeretse kunyishyura mu kwa kangahe ako se boss nawe tuza rwose yo sinaga amafaranga yako no kwezi nyine nshaka nande ari mu mezi ari imbere watse kuno kugashyira se nkazaguheza yandi menshi kugushiza ibyo bintu nge ntabwo mbirimo kuri yave ngiriya narayanditse ikundi wowe soko mvire mu nzu twige tubona ko ndankwishyura amezi menshi ibyo ngibyo kuba tutarabivuganye ntabwo ari ukuvuga ngo wowe nyishyura amafaranga ubundi ugume mu nzu n'indenga kamere pe kano kanya nabutse ko ndi umukene nawe bati inzu nk'ingi nkayishumuka buyijyanyemo shaka kuryamikizamo abakobwa ngewe abana n'umugore umutonyi ukogwa mu mutwe none ngo ndi umukene nawe uyu munsi ubukene bwawe bugiye kugaragara urasohoka hanze ako se boss ubundi sibyo ubwenge buke ni ubwenge buke n'ubundi niba utanga inzu nzima ukajya mu gifu ibyo ngibyo ntabwo bikureba wowe mbeza amafaranga byo kuba ndara mu nzu y'igishire birakuriye ibyo ngibyo ntabwo turi buze kumbwira turabana mu nzu yanjye wenda niya wari kumenya ko nanjye nkwishyura rwose ibyo ntabwo turi bumbwire asesheri hano hanze ko ndi kumva muri kunsakuriza ni ibihe bibazo bihari nawe wanyamabiwe ngo bigire ikibazo aho gikiza wasora dukoresho twacu ngo tukishaka twigendera nyine none sesheri turasohoka tujye uyoboye ko bya bintu duherutse gukora hari ikintu cyavuyemo ibya bindi byarabura tugende dukoresho twakoresha ko twibuke tudasiga twanyinduje inzu y'abandi nibyo rwose nagiye vuba dore madamu n'umwana barashonje kandi wasanga n'imvura iri kubanyagira iyo mvura ariko iri kugwa wowe gusa sha ibyo ngibyo ntabwo bikureba wasanga uburyo abaturage duturanye batwanga wasanga bazanye amarozwari n'amarozwari sha bakaza bavomera hejuru y'inzu yanjye none rikuza kunduraho ubukana nose muture kurinde none mu bikorwa byanjye ngomba kwishyuza nawe najya kwishyuza ese undi ko mushonje muragishigenge ndi kubona hano na seri mugabanya amagambo muri seriye dusora utuntu twacu twigendera ahubwo ubu ninjye nzi ko watuzanye huta ahubwo twigendere da nagiye vuba dore se ko utagenda seri muri ibi bintu nzanye hari ikindi twibagiwera Apatu wiyawe reka mbwire satani none se ni ibintu mwageraga gusa none se kuze kwishyuza inzu yawe uze kugenza n'ibyo dutunze ubwo walandika yewe aho nishyuzaga ariko sha mu ruhengeri
ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha